nimba mbeshye aze kuzanya umuzi ndabizi neza ko ikiganiro azakireba. Nafataga esansi yanjye nkayishyiramo nkajya kureba Bosco kuko najyaga mbona ari umwana ushobora kuba yakora itangazamakuru. Aho noneho bamaze kumushyiriramo udufaranga nza kumubaza nti ariko Bosco ko hari amakuru numvise yuko ushobora kuba uri kwa Anastase Gasana, nkaba mbona ari ukuntu ujya uvangavanga ibintu, twabiganiriye turi babiri, nkaba mbona ari ukuntu ujya uvangavanga ibintu, aho abo bantu ntibabivuze ukuri koko. Bosco ahita ararira uwo munsi ndabyibuka, yahise yiriza ujewe ngo na Babriane ngo barabimbwiye ngo ndo kwa Anastase Gasana ngo ararira. Ndavuga ndetse uyu muntu uri ubwo nyine ni ku mutima nk'abantu, uyu muntu urize gutya ibintu byaba ari byo gukora. Ndabyihorera ndongera ncana imodoka yanjye ndisubira i Nyarugenge, birarangira. Rimwe noneho Bosco buri buke ajya i Uganda, nabwo nari mvuye i Butare, ndavuga ntireka ubwo nciye hano Igitarama reka mpite mbwira Bosco duhure tuganire. Turaganira biri aho ngaho, tunakora n'ikiganiro mu ijoro. Birangije nditahira nyine bisanzwe. Bosco nuva mu gitondo ngo yamaze kugera yamaze kujya Uganda. Impamvu nyamukuru rero itumye nkora iki kiganiro kugira ngo umuntu bita Bosco muhe gasopo ya mbere ni ya nyuma. Bosco ejo bundi waragiye uterura umugore wa Magashi, uramuzana bita Antoinette, uza kumuharabika, uza kumwandagaza, ubeshya ufindafinda ibintu mu buryo buri aho ngaho. Reka nkubwize ukuri, iyo wageze kuri Magashi ubu nshaka yewe ibi ndabikubwiye, iyo uvuze Magashi ubu nshaka kubera iki rero mbikubwire gutyo. Magashi atarajya kuri YouTube n'umunsi warimwe, ninjye muntu yaje kureba igikondo aho nakoreraga kuri ofisi, aramwatse ko nshaka nanjye kujya nyomoza aba bantu birirwa babeshya ku mbuga nkoranyambaga n'ibiki byose. Ndise wa Magashi kuri YouTube.